Kongeye kubasuza mwebwe abakurikiye Big Man TV. Uwo ni umwanya twabazane tuzatubahereza amakuru ya siporo ndetse n'amakuru y'imyidagaduro. Muri aka kanya ngubu rero ngiye yabazane nitwa Robertihn ahanga kuri Big Man. Icyambere tukwisabira wowe ubanza uri gukurikira ibi biganiro byacu ndetse nawe ukurikira ibiganiro byacu muri rusange, ukurikira na social media zacu muri rusange. Kora subscribe, like, share, comment undi yo tubana biganiro byacu bya buri munsi, dore yuko ibyo tubagezaho byose biba biri ngombwa kandi biba bikenewe no kumvwa na buri umwe wese utegereje kubibona ndetse no kubyumva. Aka kanya tuje mu makuru ya siporo, tugomba kubahereza amakuru avuga muri Rayon Sport, tugomba kubahereza amakuru avuga muri APR, tugomba kubahereza amakuru avuga muri shampiyona y'u Rwanda yose muri rusange. Ariko icyo turaje ishinga cyane tugomba kubagezaho ikiri kuvugwa cyane mu mutoza mushya wa Rayon Sport. Ikiri kuvugwa cyane n'abakinnyi ba Rayon Sport bagomba kwinjira mu ikipe ya Gikundiro, dore ko iyi kipe nayo ahari hose ntabwo iba yicaye, ntabwo iba ituje, ntabwo iba iri ahantu hamwe itari gukora ibintu abakunzi bayo bakenewe. Ikipe ya APR nayo turayigarukamo. Ikipe ya APR nyuma yuko ibonye umukinnyi w'ikipe ya Kiyovu Sport akabona azi gukina neza cyane, ubu ngubu iri kumugenda runono, iri kugenda imwiga gakeya. Uwitwa Kirongozi bazomwa muri Kiyovu Sport ibintu bikomeje kugenda nabi cyane, dore ko bamaze amezi angahe badahembwa, amezi ageze muri atandatu badahembwa. Kirongozi atangiye kwicuza impamvu atigeze asinyira polisi cyangwa impamvu atigeze asinyira Rayon Sport. Ibyo rero turi kubabwira ahangaha kuri Big Man TV kugira ngo tubashe kugendana kuri buri kimwe kandi tukababwira ibintu biseriye ahangaha. Nta mwanya wo gukina tuba dufite ahangaha, tugomba kubabwira ibintu bigomba kubaka imitima y'abanyarwanda ndetse n'imitima y'abantu muri rusange. Ngiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Robertihn ahangaha kuri Big Man TV. Okay, twakomeza tukababwira uko ibintu bikomeje kugenda muri ayo makipe yanyu mwikundira kandi mukunda muri benshi. Reka tuze tubabwire uko Rayon Sport numva rero hano turi buze guhera kugira ngo tubabwire uko bihagaze mu ikipe ya Gikundiro yanyu. Okay, rero muri aka kanya mwese tuje ku makuru ku buryo burambuye. Turahera ku ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport nyuma yuko uyu mwaka yinjizemo uwo bita Muhire Keve, uwo bakunda gutazira Runi, turi kuvuga ku bantu bamaze guhabwa amabaruwa basezerera mu ikipe ya Rayon Sport. Uwo harimo uwitwa Mugadamu n'uwo bita Youseff. Abo ni abakinnyi bamaze kuba bitegwaho umusaruro ariko ntawo bigeze batanga, niyo mpamvu bamaze kuba basezererwa. Nyine babwira ko batagomba kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport, bahereza amabaruwa abasezerera mu ikipe ya Rayon Sport. Abo ngabo rero ikintu cyaje kuba kibagonga nuko nta umusaruro wabo wabaye nkene mu ikipe ya Rayon Sport. Baza kuba babahereza urupapuro cyangwa baza kuba babahereza inyandiko babwira yuko batakiri abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport, dore ko Rayon Sport gukora amasezerano nabo yabwiye buri mukinnyi wa Rayon Sport itambikamo yuko mu gihe umusaruro wawe ubaye nkene ugomba guhita usezererwa muri ekipe ya Rayon Sport, kuko ibiba byarakuzanye ntago warabikoze nk'uko babigomba kugenda. Uwitwa Youseff yahembwaga $1,500,000, uwitwa Mugadamu yahembwaga $1,000,000. urumva ko bari amafaranga menshi cyane. Ikindi mutigeze mumenya nuko uwitwa Youseff atigeze aza muri Rayon Sport nk'umuntu waguzwe, ahubwo yaje ahawe salary gusa n'uwo bita Mugadamu. Nawe nuko nguko byagenze. Harimo abakinnyi benshi byagenze gutyo, ariko tukaba tuzi ko baguzwe ariko batigeze bagurwa amafaranga menshi cyane, ari salary gusa baje bakurikiye. Niyo mpamvu wasangaga ikipe ya Rayon Sport izana abanyamahanga benshi cyane, ukibaza icyabaye. Kumbi nuko bari kubabonera ubuntu. Okay, ikipe ya Rayon Sport iri mu biganiro n'abatoza bakurikira, abatoza bageze kuri 4, ariko babiri muri bo niho bishoboka ko bazaza gutoza ikipe ya Rayon Sport. N'ubundi mutega amatwi ndarenze babwire, ariko mbere yuko mvuga ku batoza bagomba kuza kugira, dore ko ari n'ibisimba b'ibikoko, tugaruka ku bakinnyi bakomeye cyane bari kuvugwa ko bagomba kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport bakomeye cyane. Abo ni abakinnyi barimo abo ni abakinnyi barimo Richard Kirongozi bagomba kuba baza mu ikipe ya Rayon Sport. Abo ni abakinnyi barimo abakinnyi nka Abedi Bigirimana ushobora kuba yakwivugurura akaba yava muri polisi akaba yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko ikipe ya Rayon Sport iri kuvugana n'umusore witwa Milton Kalisa wo mu gihugu cya Uganda, akaza kuba yayibera umwataka, dore ko abataka ifite ntago bihagije cyane, yegera bafite ariko nk'ubu ngo aho bita Musayese n'umukwambere ashobora kwigendera, dore ko yamaze kuba yababwira ko bamuha amezi 2 akaba yashaka ekipe yo hanze ajya gukina, dore ko mu Rwanda yavuze ko na kipe n'imwe ashobora kuhakinira.
umutoza amabatoza baba bari gukurikirwa baba bari kuvuga ko bagomba kuza kuba ahangaha mu Rwanda bashobora kuba baza gutoza ekipe ya Rayon Sport. Harimo uwo bita Petrovic, hakabamo uwo umutoza wa Mukura, akabamo n'umutoza Robertihn ahuza yitoza wayihesheje n'igikombe, dore ko abafana bose bashobora kuba ari we muntu wari kwifuza ngo abe yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko yaravuye mu ikipe ya Simba. Mwitegure ko muri aba batoza bose rero harimo umwe ugomba kuza gutoza ikipe ya Rayon Sport. Ese ubwo ari nkayo ninde wahita ufata, ninde wakushaka yuko aza gutoza ekipe yawe ukunda cyane Rayon Sport? Ikipe ya APR nayo mu biganiro n'abakinnyi benshi cyane, abakinnyi bageze kuri 3, dore ko yamaze kubona ko umurongo w'abanyamahanga byibura hari ahantu bazageza muri shampiyona ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyacu dukunda cyane. Turacyari kumwe no mu biganiro byacu by'ahangaha. Icyambere tukwishimira wowe uri gukurikira ibi biganiro, kora subscribe, like, share, comment, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao reka nze njye kubashakira izindi update kugira ngo muze kumenya uko ibintu bigomba kugenda ahangaha kuri Big Man TV. Ngiye kubagezaho ibiganiro ni Robertihn ahangaha kuri Big Man TV. Good luck umunsi wose, muhaye muronke weekend nziza kuri mwese abantu mwese mumaze gukurikira ibiganiro byacu bibera ahangaha kuri Big Man TV. Ciao, God bless you, ndabakunda cyane.